umeze gute bantu banje? Turacyari kuri Kabera series. None uyu munsi tuzanye n'umuntu utwika byadanje wallahi, bamwita Alyn Sano mu gukorana indirimbo na Junior Rumaga. Alyn Sano yashize iminsi akora indirimbo na Junior Rumaga, indirimbo nziza cyane yanarebwe cyane bita Amazi ya Nyanja. Ni indirimbo nziza iri kuri platform y'umuntu bita Junior Rumaga, mujyane wo musore muremere, nimurangiza muhite mugaruka ku muntu bita Alyn Sano. Alyn Sano arashize nayo iminsi yarakoze indi ndirimbo bita Fake G, nayo ni indirimbo nziza iri kuri platform ziwe, ni Alyn Sano official kuri YouTube, mugende mu muremere. Ni indirimbo nziza cyane yarimo ananenga abantu b'abasore ngo ikingo babicara time. Ni indirimbo nziza, mugende mu baremere. Guys no yazanye indi ndirimbo bita Radio wallahi. Ese ni ya radio twumva. So guys, ino ndirimbo irasohoka mu kanya saa 6 zuzuye, yamaze kuyipremieringa, iri kuri YouTube, ariko tegereje ko amasaha yarangiza igasesekara hanze. Ni indirimbo nziza cyane nubwo narayibona ariko nanjye nayikunda. So guys, rero mureke dushyigikire umuziki nyarwanda, dushyigikire ndetse muri rusange abakobwa bari kuzamuka mu muziki nyarwanda. Alyn Sano birimo neza kandi nanjye ndamufana byatari. Guys, ni fire. Gaho reka tubumvishe indirimbo Alyn Sano yari yarakoze gatoya, wumve ukuntu itwika wallahi. I can't believe ko wankoresheje ibyo ntakoraga, udu yose yashanaga ko nakwemeraga, inika y'ubufuci zimwe niko zambwiraga. Niki mutabona abakobwa bagomba guhabwa intebe mu muziki nyarwanda bakicara. Mbega indirimbo nziza cyane wallahi, ni kuri izi saa 6 z'iki gicamunsi. Ni indirimbo nziza, mureke twese tuyihanga amaso. So mwakoze kurira kuri Kabera series. Icyambere kintu cyose kiri trend mu Rwanda, ari amakuru, ari challenge za mbere zose zajya zinyura kuri Kabera series. Kandi dukomeze gushimira abantu bakomeza gukanda subscribe, n'utarayikora ayikore. So guys, rero turi kumwe, ciao.